amahoro y'Imana abane namwe. Turizera neza ko umeze neza mu mutima wawe, kandi niyo waba ufite guhangayika, hari ubundi buzima. Tuguhaye ikaze kandi tugusaba gukora subscribe ndetse na notification kugira ngo utangire gukurikirana neza byuzuye ibizajya binyura kuri uru rubuga, dore ko tukwizeza ko rutandukanye n'izindi channel zose wagiye umenya zivuga biracitse. Twubaka ubuzima kandi tukita cyane ku muntu w'imbere, mu gihe benshi bita cyane ku muntu w'inyuma gusa usaza. Twebwe dufata umwanya munini tukita cyane ku muntu w'imbere, kuko umuntu w'imbere dushaka kuvuga iyo ameze neza n'uw'inyuma nagashobora kumera nabi. Reka tukubwire ngo baho. Mutwemerere mu kiganiro cy'uyu munsi tugaruke ku mpamvu enye zatumye Yohana yitwa umwigishwa Yesu yakundaga cyane. Iyo usomye Bibiliya mu Isezerano Rishya, usanga hari aho bagiye bita umwigishwa wa Yesu witwa Yohana ngo umwigishwa Yesu yakundaga. Ibi bikaba byagutera kwibaza niba Yesu yaba yarakundaga uwo mwigishwa wenyine kurusha abandi. Gusa twifashishije igitabo cyitwa Amateka y'Intumwa n'Urupfu Zapfuye, gisobanura impamvu zitandukanye zigera kuri enye zatumye Yohana atandukanywa n'izindi ntumwa zabanaga na Yesu maze akitwa iri zina. Impamvu ya mbere Yohana yiswe umwigishwa Yesu yakundaga kurusha abandi. Yohana niwe wari muto mu myaka kurusha abandi bose, kandi yahoraga yifuza guhinduka na Yesu. N'ubusanzwe mu muryango, umwana muto kurusha abandi niwe umubyeyi yitaho cyane n'ikiremwa cy'inyantege nke kurusha abakuru be. Impamvu ya kabiri yatumaga Yohana bamwita umwigishwa Yesu yakundaga, Yohana yari afite ukwiringira kurenze uko umwana, maze akigarurira umutima wa Yesu kurusha abandi bigishwa bose. Urukundo rwimbitse yari afitiye Kristo ni rwatumaga yifuza kumuhora iruhande no guhora amwitegereza mu maso. Impamvu ya gatatu yatumaga Yohana bamwita umwigishwa Yesu yakundaga, Yesu akunda aberekana Data wa twese, kandi Yohana yashoboraga kuvuga by'urukundo rwa Data wa twese kurusha abandi bigishwa ba Yesu babanaga igihe cyose. Iteka wasanga Yohana afite inzara n'inyota yo kwamamaza Data wa twese ku batamuzi. Ntiyifuzaga kumumenya wenyine, ahubwo yifuzaga kumenya ibya Data, akabifuza no kubigeza ku bandi batamuzi. Bityo byatumaga yigarurira umutima wa Yesu, Yesu nawe akamuhora hafi. Impamvu ya kane, ubwiza bw'Imana bwagaragariraga mu mico ya Yohana, kandi imbaraga za Yesu zahinduraga Yohana kuba umugwaneza kandi woroheje. Ibyigisho sebuja yamwigishije byiyandikaga mu mutima we. Ku bw'ibyo byatumye Kristo ashimishwa n'iterambere mu bya mwuka iyi ntumwa yagaragazaga kurusha abandi. Icyakora ntabwo urukundo rukomeye Yohana yari afitiye Yesu rwatumye amukunda, ahubwo urwo rukundo Yohana yakundaga Yesu rwari ingaruka y'urwo Kristo yamukundaga. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko ariyo yabanje kudukunda mbere. Ibi tukaba tubisanga muri Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 19. Yesu yatoranyije mu bigishwa be abantu 12 abita intumwa kugira ngo bazasigare bakora umurimo. Abaha ubutware. Intego yari yo kwigisha abantu ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Abaha ubutware bwo gukiza abarwayi, kuzura abapfuye, gukiza ababembe no kwirukana abadayimoni. Mu myaka yamaze ku isi agaragara n'amaso y'umubiri, Bibiliya ivuga ko Yesu yamaranye n'intumwa ikindi gihe kingana n'iminsi 40 nyuma yo kuzuka abigisha iby'ubwami bw'Imana.
Ibi tukaba tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice 1:3. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabahindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyamaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana niyo yabuhinduye ubupfu, kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ibi tukaba tubisanga mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 21. Twemerere dusoze iki kiganiro dushima Imana. Turagushima Imana ko wemeye ko uyu munsi tuba turiho kandi duhumeka umwuka w'abazima. Turakwinginze duha umutima nk'uwa Yohana wo gukunda kumenya ibya Data, kandi no kuduha guca bugufi, kugira ngo natwe tube abo wishimira kandi tube abo ubona ko dutunganye. Tuyobore mu buzima bwacu bwa buri munsi, dore ko turi mu bihe bigoranye, benshi dutinya ejo hazaza, bityo bigatuma duhinduka. Duhe kumenya ibya Kristo, uduhe no kugira inyota by'ijambo rye. Ibyo byose dusabe twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza, amen. Njye nari Henri Gilbert. Shalom.